Ibihe byiza kuri mwe wese mukurikiye Kinyamupira TV aho muri hagiye hatandukanye haba hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Nshimira rero buri muntu wese wakoze subscribe hano kuri Kinyamupira TV ndetse n'umuntu utarayikora nicyo gihenga yikore rero tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. So nago rero dutinda reka tubabwire amakuru ari kuvuga ku mukino watambutse wahuje ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Ni ikipe yo mu karere ka Huyara mu ntara y'Amajyepfo. Ubwo rero umunsi wa kane wa Rwanda Premier League wakomezaga ubwo hari ku munsi wo ku cyumweru tariki 19. Ikipe ya APR FC ni umukino yahuragamo n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Ni umukino wabaye rero ku isaha y'isa 12 kuri Kigali Pele Stadium. Ni umukino rero warangiye abanyamupira ndetse n'abakunzi b'ikipe ya Mukura Victory Sport batishimiye imisifure yagaragaye muri uno mukino, ndetse na bamwe ntibatinya no kuvuga ko iyi kipe ya APR FC yabacitse cyangwa se yabaciye mu myanya y'intoki ari uko yakoresheje ubujura. Ariko ibyo sibyo tugiye gutindaho, tugiye kugaruka kuri bimwe umusifuzi wasifuye ino match turamugarukaho, ndetse turanababwira performance z'abakinnyi kuri uno mukino wagiye utambutse kuri uwo munsi wo ku cyumweru nibwo uno mukino rero waje kuba. Reka rero dutangirire hano gutya tubikore gutya. Ikipe ya APR FC ku mwanya wa shampiyona kuri ubu ngubu ifite amanota 6 yatsinze imikino yayo ibiri, ifite amanota 6 yatsinze umukino wa Gicumbi, inatsinda n'uyu nguyu wa Mukura Victory Sport. Gusa siko ibyo ngibyo byari bimeze, ahubwo Mukura yo umukino yaherukaga gukina umukino na Kiyovu, baranganya ubusa ku busa hariya kuri Kamena Stadium. Reka rero ibyo sibyo tugiye gutindaho, ubwo reka twigarukira no kuri uno mukino wahuje ano makipe yombi. Biravugwa ko umusifuzi witwa Ishimwe Claude Cyucyuri, uyu ni umusifuzi w'umuhanga cyane, ni umusifuzi wagiye usifura amaderby yagiye atandukanye, yasifuye derby, niwe musifuzi ukunda gusifura derby za hano mu Rwanda. Umukino uhuza APR FC ndetse na Rayon Sport, umusifuzi rero mpuzamahanga witwa Ishimwe Claude uzwi ku izina rya Cyucyuri niwe usifura ino mikino. Kuri uwo munsi rero wa kane wa shampiyona yari yahawe gusifura uno mukino wahuje ikipe ya APR FC ndetse n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Gusa ni umukino wageze hagati mu kibuga witwa Nigena Kerema avuna umukinnyi wa Mukura, maze refa yanga gutanga red card, kandi koko byaragaragara ko ni ikosa rikomeye cyane. Kandi Nigena Kerema si ryo kosa rya mbere yakoze, kuko hari nandi makosa agiye akora umusifuzi agenda mwihanangiriza, ariko umusifuzi aza gusanza. Si ibyo gusa kandi hari indi mipira umukinnyi wa Mukura cyangwa se witwa Boateng Mensa yatsinze igitego, maze umurefa aravuga ngo ni oruje, maze abafana ba Mukura nibo bahereye pressure ihita izamuka, cyangwa se abakunzi b'ikipe ya Mukura ndetse n'abanyamupira muri rusange baravuga ati Cyucyuri ari kwiba, kandi n'umusifuzi w'umuhanga cyangwa se n'umusifuzi tuzi ko w'inyangamugayo ujya usifura nyine imikino ya Rwanda Premier League uyisifura neza, nta bintu by'amakosa akunda kumugaragara. Nyuma yuko rero Ferwafa itoye ubuyobozi bushyashya cyangwa se ishyizeho ubuyobozi bushyashya buyobowe na Perezida Shemangoga Fabrice, mu byemezo bya mbere akiba umuyobozi yahise avuga ko abasifuzi bagomba kongererwa amafaranga kugira ngo hatazagira ikindi kibazo. Abasifuzi n'abakinnyi bagomba kongererwa amafaranga kugira ngo hatazagira ibibazo bya bitugukwaha byumvikana ku mpande zombi, haba ku bakinnyi haba ku basifuzi, ngo bafashe ruswa cyangwa se bariye ruswa kubera ko amafaranga bahembwa ari makeya. Uyu Shemangoga Fabrice rero yaje kuba byongera kugira ngo hirindwe bino bintu. Gusa n'ubundi ntago birakemuka ku ruhande rw'imisifurire, nago birakemuka, bisa nkaho hakirimo ikibazo. Uyu Ishimwe Claude Cyucyuri rero abanyamupira benshi cyangwa se bamwe mu ba professionnel mu kwanariza umupira cyangwa se bawukurikirana umunsi ku munsi, bavuga yuko rero hano uno musifuzi ino match yayisifuye mu buryo bubi cyane, yayisifuye nabi cyane ko ikipe ya APR FC nk'ikipe nkuru witwa Ronald Sekiganda ku munota wa 18 yaratsinze igitego
igitego cyaturutse ku makosa y'umuzamu Sebwato Nicolas, bateye umupira muri koroneri maze arasimbuka awufata nabi, uramucika uwitwa Ronald Sekiganda, umupira rero usanga ahagaze neza maze ahita atera mu izamu igitego cya mbere cy'ikipe ya APR kiba kigiyemo. Gusa nyuma y'icyo gitego Mukura yatangiye ihusha uburyo bwinshi. Ni umukino ikipe ya Mukura yatanze APR FC kwinjira mu mukino. Ni umukino rero wagaragaragamo ishyaka rikomeye cyane kuko amakipe ku mpande zombi yashakaga amanota 3. Gusa ikipe ya Mukura dominaga ikipe ya APR FC. Abakinnyi bo hagati cyane cyane badominaga ino kipe. Ikipe ya Mukura kandi abakinnyi bayo barimo ba Joseph Saki, aba bombi bose na ba Boateng Mensa, wabonaga ko na abakinnyi bafite performance yo ku rwego rwo hejuru, ni abakinnyi bakuze mu mutwe, ni abakinnyi bafite experience. Wabonaga ko rero ni abakinnyi bari kurusha ikipe ya APR, cyane ko na APR FC hari uburyo bwinshi yagiye ihusha. Bitwa ba Yunusu bagerageje gutera amashoti ariko ntibyaza gukunda ko yerekeza mu izamu. Bitwa ba Ronald Sekiganda bagiye batera ibitego byinshi barabihusha. Uwitwa ba William Togi nawe yagiye ahusha ibitego byinshi. Ni amakipe rero yombi yatakanye, gusa ikipe ya Mukura yarushaga ikipe ya APR. Ku bantu bakurikiye umukino, ku bantu bawubonye, simpamya neza ko babihakana ko Mukura yabitararushije ikipe ya APR FC, kuko Mukura ni ikipe iyo itagira kino kibazo cy'imisifure cyangwa se umusifuzi Ishimwe Claude Cyucyuri iyo ataza gusa nkaho yirengagiza ano makosa, ikipe ya Mukura iba yarayigukanya amanota 3 kubera ko byaragaragaraga ko ikipe ya Mukura iri kurusha ikipe ya APR FC, kuko n'amakosa yabaye na amakosa yagaragaraga no ku mashusho arahari, amashusho araboneka, na amashusho ahari ntago ari ibintu twavuga ngo ni ibintu byabaye byihishe, cyane ko ikipe ya APR FC byarashobokaga ko yabona red card kuri myugariro wabo cyangwa se umudefenseur central wabo witwa Nigena Kerema, wagiye ukora amakosa menshi, cyane ko ikipe ya APR FC hamwe mu hantu nanone ifite ikibazo muri na minsi bitari gukunda ni muri defense yabo, defense centrale cyangwa se ndetse no ku ruhande rw'iburyo kuri kabiri. Wabonaga ko ni ikipe rero harimo amakosa menshi cyane kubera ko ku ruhande rw'iburyo kuri kabiri ariko aba ariho duhera witwa Ombolenga Fitina, urwego rwe rwasubiye inyuma, gusa nibibujije ko ari umukinnyi w'umuhanga. Witwa Nigena Kerema ndetse n'umuntu bita Yunusu, ubona ko n'abantu nyine nago sinavuga ko bataramenyerana, ahubwo n'abantu ubona ko barabura guhuza nicyo kintu kibura gusa kugira ngo babe babasha kuba bitwara neza. Ikipe ya APR kandi nyuma yuko igize ibibazo ikabura top scorer wabo Sheikh Jibril Watara, yagize ikibazo rero cy'uburwayi ariko ari kwitabwaho n'abaganga, mu minsi iri imbere rero tuzamubona. Gusa sabo bakinnyi babiri gusa batari bahari kuko hari n'abandi badare, witwa Mugisha Gilbert ntiyari ahari, witwa Yusuf Dauda ntiyari ahari, ndetse n'uwitwa Mamadusi, kubera ko Yusuf Dauda na Mamadusi barahagaritswe ubwo APR FC yajyaga muri CAF Champions League baturuka Kampala mu gihugu cya Misiri. APR FC rero yafashe icyemezo cyo kuba ibahagaritse kugira ngo ibanze yige kuri dosiye yabo, ibanze ibigo cyangwa se babanze bitekerezo bamenye ko ibyo bakoze atari byo. Ikipe ya APR kandi umukino ukurikira ku munsi wo kwa gatandatu rero iyi APR FC iramanuka mu kibuga n'ikipe ya Kiyovu Sport hariya kuri Kigali Pele Stadium. Bizaba ari ku isaha y'isa 9, ni umukino uzatangira hakiri kare cyane, nibwo APR FC izongera kumanuka mu kibuga ireba ko yabona amanota 3 kugira ngo ibe yabasha kwegera ku myanya y'imbere cyangwa se ku myanya yo hejuru. Kuri ubu rero APR FC nkuko nabibabwiye iri ku mwanya wa 5, mukeba wayo Rayon Sport ari ku mwanya wa 2 n'amanota 7. Urumva ko ikinyuranyo ni inota rimwe ikipe ya Rayon Sport irusha ikipe ya APR FC, kuko imwe ifite 7 indi ifite 6. Ubwo urumva ko rero APR FC bashaka uburyo bitwara neza kugira ngo nabo baba babasha kwegera mu myanya y'imbere. Gusa uno mukino Ferwafa nimugoroba rero nibwo ikipe ya Mukura Victory Sport, ikipe ya Mukura Victory Sport rero yarayandikiye ibaruwa Ferwafa iyimenyesha ko imisifurire yabaye kuri uriya mukino wayihuje n'ikipe ya APR FC, umukino wabaye ku itariki 19, ni imisifurire mibi itarashimishije abakunzi ba Mukura cyangwa se
abayobozi ba Mukura cyangwa se n'ikipe muri rusange ntago iriya musifure yabashimishije. Ari nayo mpamvu rero ikipe ya Mukura yanditse irega ku misifurire yabaye ku mukino wabahuje n'ikipe ya APR. Rero Ferwafa rero igisigaye ni ukumenya uburyo ibihandoringa cyangwa se tuzumva mu andi makuru rero turaza kubatangariza. Turaza Ferwafa nitangaza icyavuyemo cyangwa se ibihano biteganyirijwe abasifuzi basifuye kuri uriya mukino bari bayobowe n'uwitwa Ishimwe Claude uzwi ku izina rya Cyucyuri, niwe wasifuraga nk'umusifuzi wo hagati. Gusa hari n'abandi baba bamwungirije ku ruhande abaranzimeni ndetse na komiseri w'umukino, bose bombi abo ngabo basifuye umukino. Ubwo urumva ko Ferwafa igomba kwiga ku kibazo cyabo, cyangwa se kimwe n'uko Ferwafa nta cyabikora wenda ikavuga ngo aba basifuzi nta kibazo bafite bakareba uburyo babihandoringa. Gusa Ferwafa ntabwo irasora utangazo ryerekana niba bahawe ibihano cyangwa se niba batari buhanwe. Ibyo byombi rero byose nta handi turaza kubibatangariza, ni hano kuri Kinyamupira TV. We rero icyo usabwa rero ni ugukora subscribe maze ugatanga igitekerezo cyangwa se n'inyunganizi, byose urabyemerewe. We icyo usabwa ni ugukora subscribe ugakanda kuri iyo nzogera kugira ngo video yose tuzajya dushyiraho ijye ihita ikugeraho 5 kuri 5 ube uwa mbere mu kudukurikira. N'andi makuru yose nta handi uzajya yasanga atari hano kuri Kinyamupira TV. Reka mbashimire rero abo twabanye kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Njyewe mwari kubana cyangwa se mwe mwabanaga nitwa Tugirama Joseph. Duhure mu yindi video. Ciao ciao.